by'abagore nakubabariye nakora iki se nakubabariye turahubuka urambabariye ndakubabariye kagiye kugutunganyiriza bya bintu ukora sawa sibyo yego urakoze sheri wakoze yego urakoze yego ko ndebukira kaje oya ntabwo nakurakarira rwose sinakurakarira rwose kabasi ndebe ubwo ni uguseka sheri uri kombe ese ntabwo ubona ko nishimye okay noneho sava urakoze cyane ubuzima bw'ubukene bw'umugabo udakora ntabwo nakwita sinye divorce gusinye nahita ntwara yanzu yose nta kibazo cya mbere nshaka ni amahoro sinya reka se wikora narasinya gusinyira rwose oya umvase n'amafaranga dufite yose ndayatwara njye nakubwiye ngo icyo ushaka ni amahoro ibyo bindi byose ni ubusa kuri njyewe amafaranga imodoka utware okay sinya oya nibutse ko n'imodoka dufite ndi buyitwara nayo utwara icya mbere nshaka ni amahoro amafaranga ntware n'imodoka amahoro yo aruta ibyo byose okay sinya si amahoro nishakira iby'imitungo ngenda bishaka sinya ibyo sinya ngenda guhaza ndakurambika ndajyana abana nta n'ukuzongera kubabura ngo bakore nta n'ijisho uzababonesha ndakubwiye ngo icyo nshaka ni amahoro wazanye nkasinya ugatwara ibyo utwara okay sinya nta bindi wibagiwe byose utware njyewe icyo ushaka ni amahoro sinya kudivorsa na bene wanyu ni ukuvuga ngo nyine warandambika mva namubwire ngwino se ufite icyo kibazo mu mutwe wawe nyine ufite icyo kibazo mu mutwe wawe buriya nagupimaga ndakubonye njye ndashaka amahoro ushaka warandambika ntabwo nakurambiwe ariko divorce niba ubishaka nari kuyisinya none dore wabiciye divorce na bene wanyu ese reka watakowe mu bwonko nyine waratakowe kandi reka mubwirize ukuri komeza unzanaho ibintu nk'ibyo umunsi umwe nzakwereka uwo ndiwe urazana imirimo nisinya divorce najya gusinya ukanya ndatwara abana ndatwara imodoka ndatwara amafaranga ndatwara ibiki ntabwo kandi reka mubwire nakubwiye ngo umaze kwandura ku bwonko komeza wigire gutya hari umunsi none ngiye nzazana nayisinyeho abona ngo uranangisha ngo ugiye gutwara imodoka ngo n'abana twara ariko umpereza amahoro buri gihe gutwara nawe ngwino hano se uracyitunganya aho ngaho uracyamamaza ufite icyo kibazo hagarara hano mbwire buriya ndakubonye nyine ndakubwira gusinya divorce aho ubuki utabibaje mbere ukahita ufata amakuru yewe ntabwo mba nitaye kuri ibyo ngibyo byo kumbwira ngo ngiki wowe urambwira ngo aba kumbaza ikibazo mfite ugahita usinya nyine divorce bivuze ngo warandambiwe ngo wabitekerejeho se nigendere ntabwo ushaka oya niba ushaka kugenda ariko ugenda umbwiye n'ikibazo ufite agenda muri divorce namara kwisinya nakora tujyanye nyine ashaka igenda hano ni iwanjye urabyumva neza wagenda waho kugira ngo ugende ndabyumva none ngende nariba ndoke nigendere urashoboye ngenda nakubwiye urashaka kujya kureba utundi tukobwa hariya hanze nanjye no kubareba nase mu gihe mbona utangiye gukomeza kunzamura mu mutwe ndibaza ikibazo ufite ni ikihe koko ikibazo mfite rero wagomba kubanza no kumbaza mbere kujya noneho sasa inzo nakurebaga buriya ngo usuzume hanyuma gute utarishyura mituweli ngo wansuzumaga nagusuzumaga ariko buriya ndakubonye ntumbonye oya ibi ngibi nyine banza mva mubwiye ikintu witonde mva mubwiye ikintu witondaho ntuzongere kumbwira ngo wansuzumaga nuko nguko umugabo yifashe yaryama umugore we akamukanda ubugabo bajya mujyana kunuze mu buyobozi ati narindi gukina none nawe uri kumeza divorce ngo wansuzumaga ndagira ngo ndebe ku kibazo cya mituweli ko dukomeza kubana tugaruke ku kibazo cya mituweli amafaranga yarabuze kwishyura mituweli ntabwo mufite simukadi yari wowe uyiryamanye si wowe mukuru w'umuryango ese mukuru w'umuryango wowe kuba uri umugore uri ahangaha ufite umwanya ntabwo ushobora gufata amafaranga wawe mugiye kwishyura ntabwo kwishyura kuri telefone bibaho si wowe wahoze umbwira imibare bakanda wabizi ko ntandinjije wabizi ko ngumenye n'ibyo bakanda njyewe hanyuma iriya mibare wabwiraga bakanda kugira ngo nayo niba wishyuye mituweli wabikuye he ibintu nafashe mu mutwe gusa ariko aho ukuntu babigenza basi se byose cyabyibuka bakanda kangahera
none se buriya kubera ko uyu munsi wiriwe hano Yego. reka nzane telefone twishyura mituweli kwishyura mituweli ibyo ntabwo ari ikibazo kandi njye mbona nshaka ndetse njye nanze ko abana bacu bakuzuza ibintu ibyangombwa byabo byose ubu se barwaye nyine rero byibaze Zana uri kwishyura. umugabo mu rugo ufite ubwenge nk'ubwo bwawe utabuze amafaranga hanyuma tukagaragara mu bantu bafite ikibazo ni uko njyewe rero buriya nari mfashe umwanzuro wo gutandukana nawe ariko niba wari uwufashe kuki wihinduye se nakurebaga buriya nakubonye sha uri mubi Sawa, ntabwo uri umugabo mwiza pe Sawa. ntabwo uri umugabo mwiza buramba mu nakubonye kanya uraje wowe bimbwira ntarebe ndabizi ubwo icyo ukeneye nta kindi injira mu nzu tugenda niba abana bari mu cyumba cyabo injira mu nzu ndaje nyine uyu munsi se ngutekeraga nta kintu nyine cya gafiriti ndi kumva ariko nshaka n'udushyimbo tw'umunsi nyine nanjye mba muretse buramba nabibonye ariko mbabarire pe mbabarire nazo ni iby'abagore nyine nakubabariye nakora iki se nakubabariye turahubuka urambabariye ndakubabariye ukajya kugutunganyiriza bya bintu ukunda sawa sibyo yego urakoze shiri urakoze yego urakoze yego ko ndeba ukirakaye oya ntabwo nakurakarira rwose sinakurakarira rwose kabasi ndebe ubwo ni uguseka shiri uri kombe ese ntabwo ubona ko nishimye okay noneho sava urakoze cyane Hey!